Mu 1924 nibwo imodoka ya mbere yageze mu Rwanda. Kuva ubwo ubuzima n'imibereho y'abaturage itangira guhinduka, haba mu buryo abantu bagendaga, uko bacuruzaga n'ibindi. Imodoka kimwe n'ibindi binyabiziga byaje nyuma byazanye impinduramatwara mu buryo Abanyarwanda bari bamaze imyaka n'imyaka bakora ingendo ibavana kugenda n'amaguru. Urugendo rwashoboraga kumara amezi, ihindura uburyo imizigo yikorerwaga gusa ku mutwe. Abazi kubyaza inyungu amahirwe mashya babonye urwaho. Raporo Transport Routier et Commerce Intérieur au Rwanda yasohotse mu kinyamakuru Cahiers d'Outre-mer mu 1985 bigaragaza ko mbere y'umwaka w'1914 mu Rwanda hari utuyira tw'abanyamaguru gusa. Umuhanda wari uhari wari muto uva mu mujyi wa Kigali ukagera kuri Nyabarongo. Icyo gihe ubuzima Abanyarwanda bari babayeho ntibari bakeneye imihanda minini inyuramo imodoka kuko ntazo bari bafite. Utuyira twari duhagije kuri bo n'amatungo yabo. Nyuma y'1916 ubwo Ababiligi baragizwaga u Rwanda, nibwo ibinyabiziga bya mbere byahageze, hatangira no gukorwa imihanda igamije kunyuramo ibinyabiziga. Raporo igaragaza ko imodoka ya mbere yageze mu Rwanda mu 1924. Kuva ubwo hatangira kwagurwa utuyira twari dusanzwe ari utw'abanyamaguru no gukora imihanda. Mu 1927 guhanga imihanda mishya byagiye mu igenamigambi ry'Ababiligi, ku buryo byageze mu 1951 nibura kuri buri kilometero kare 100 habarizwa imihanda ingana na kilometero kare 15. Nubwo imihanda yubakwaga nayo yabaga idakomeye cyane kuko bivugwa ko imihanda minini itabashaga gucamo imodoka zirengeje toni 8. Imihanda iciriritse yanyuragamo imodoka zitarengeje toni 5, mu gihe imihanda yo ku rwego rwo hasi yanyuragamo imodoka zitarengeje toni 2 n'igice. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, imihanda yakomeje kongererwa ubushobozi ku buryo imodoka zidafite toni zigera kuri 15 zashoboraga kuhanyura. Mu 1961 imihanda mu Rwanda yari imaze kwiyongera ku buryo muri kilometero kare 100 habarugwaga imihanda ifite kilometero kare 21. Nyuma y'ubwigenge u Rwanda rwashyize imbaraga cyane mu kubaka imihanda iruhuza n'ibindi bihugu mu koroshya ubuhahirane n'ibihugu bidakora ku nyanja. Ingano y'imihanda mu gihugu yakomeje kwiyongera ku buryo mu 1982 mu Rwanda kuri kilometero kare 100 habarurwaga imihanda ingana na kilometero kare 41, aho hari mu 1982. Muri uwo mwaka mu Rwanda habarizwaga imihanda ingana na kilometero kare 500 irimo kaburimbo. Mu 1986 30% by'imihanda yari iri mu Rwanda yari irimo kaburimbo. Icyo gihe habarirwaga imihanda ifite kilometero kare 3000. Uko imihanda yiyongeraga, imodoka nazo zarushagaho kwiyongera. Imodoka ya mbere imaze kugera mu Rwanda, imihanda itangira gukorwa n'amafaranga atangiye kuba igikoresho cy'ubuhahirane. Abantu batangiye kuzitunga ku bwinshi ndetse bamwe ibabera isoko y'ubukungu n'igikoresho gishya cyari kije gukemura ikibazo cy'ubwikorezi bw'ibintu no gutwara abantu. Ibyo ntibyavanaho ko hari n'abaziguraga bishimisha cyangwa bashaka kugaragaza icyubahiro cyabo n'ubukire. Kugeza mu 1930 mu Rwanda hari imodoka zibarirwa mu binyacumi, ariko zamaze kugera mu 1947 zimaze kugera kuri 300. Imodoka zavuye kuri 368 mu 1947 zigera ku 1200, aho hari mwaka w'1961. Raporo ivuga ko mu 1936 nibura mu mihanda yo mu Rwanda hatambukaga imodoka 13 ku munsi. Mu 1963 nibura mu mihanda yo mu Rwanda hacagamo imodoka 30 ku munsi. Naho mu 1981 hacaga nibura imodoka 943 ku munsi. Umuhanda Kigali Kanombe niwe wabaga wihariye urujya n'uruza runini rw'imodoka ziwunyuramo kuko 1943 nibura honyine hanyuraga urujya n'uruza rw'imodoka 150 ku munsi, bigera ku modoka 1400 mu 1970. Naho mu 1981 ku munsi hagaca imodoka 14,000. U Rwanda rumaze kubona ubwigenge, umubare w'abatunze imodoka mu Rwanda warushijeho kwiyongera, ahanini bivuye ku gutera imbere k'ubucuruzi
kwiyongeraga kw'abafite akazi, gutera imbere k'ubuhinzi bw'ikawa n'icyayi n'ibindi. Ibyo bigaragarira ku musaruro mbumbe w'ubunyarwanda wavuye ku madolari 50 mu 1960 ugera ku madolari 132 mu 1975 no ku madolari 223 aho hari mu mwaka w'1980. Kuva icyo gihe ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu modoka n'ibinyabiziga byariyongereye. Ibinyabiziga birushaho kuba byinshi imbere mu gihugu. Ngende Yusufu Mugwaneza. Guhera mu 1964 imodoka mu Rwanda zavuye ku 1400 zigera ku 17900 aho hari mu mwaka w'1982 hatangiye gushirwaho ibigo bishinze gutwara abantu n'ibintu mu gihugu. Nkaho kugeza mu 1973 Société Régie de Transport Public RTP yaje guhinduka Anatracom, ariyo yari ifite isoko yo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu. Kubera ubuke bw'imodoka no kutagera hose mu gihugu, uburyo bwo kugenda n'amaguru bwakomeje gukoreshwa cyane ndetse no kwikorera ku mutwe. Raporo igaragaza ko nubwo RTP yahindutse Anatracom, ariyo yari ishinzwe gutwara abantu, imodoka z'amakamyo nazo zari zemerewe gutwara abantu kuko tagisi zitari zihagije. Nyuma abantu bigenga baje kwemererwa kugura tagisi bakazijyana mu muhanda nk'abigenga. Nibura mu 1979 ku munsi mu Rwanda imodoka zatwaraga abagenzi 33,793 barimo abasaga 3,300 bangana na 11% batwarwaga n'imodoka z'abikorera ku giti cyabo. Mu 1978 uruhare rwo gutwara abantu n'ibintu ku masaruro mbumbe w'igihugu rwari 1.2%, bivuze ko abaturage benshi bari bagikoresha uburyo bwa kera bwo gukoresha amaguru n'umutwe mu bwikorezi mu ngendo. Urwo ruhare rwazamutse rugera kuri 2.1% mu mwaka w'1980. Mu mwaka w'1982 mu Rwanda habarizwaga imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zisaga 4,800 na moto zisaga gato 3,000. Imodoka nyinshi, imihanda myinshi nyuma ya Jenoside. Nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, guverinoma y'u Rwanda yakomeje kongera ibikorwa remezo bigamije guteza imbere urwego rwo gutwara abantu n'ibintu, dore ko byinshi byari byarasenyutse, ari imodoka zarasahuwe, zarangijwe, ba nyirazo barishwe cyangwa se barahunze. Imbaraga nyinshi zashizwe mu kubaka imihanda mishya, gukora neza iyari ihari no gushyira kaburimbo mu mihanda mishya. Kugeza muri 2018 u Rwanda rwari rufite imihanda ireshya n'ibirometero 38,000 birenga. Irimo ya kaburimbo irenga ibirometero 2,000 kandi imyinshi muri yo yari yubatswe nyuma ya Jenoside. Havuguruwe n'imihanda yari isanzwe nk'uwa Kigali Huye Akanyaru, Muhanga Karongi Kigali Kayonza, uwa Kagitumba Rusumo, Kigali Musanze Rubavu n'indi. Hubatswe kandi imihanda irenga 2 ihuza u Rwanda n'ibihugu birukikije kugira ngo abaturage basho barusheho kugenderana mu bwisanzure. Nka Uganda hubatswe imihanda ya Kagitumba, uwa Kigali Gatuna n'uwa Cyanika. Ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hubatswe umuhanda wa Rusizi n'uwa Kigali Rubavu. Tanzania hubatswe umuhanda wa Rusumo Kayonza. Usanga uwa Kigali Kayonza wavuguruwe mu myaka ishize, mu gihe ku Burundi hubatswe umuhanda wa Kicukiro werekeza Nemba. Imihanda ihuza ibice bitandukanye by'igihugu nayo yashyizwemo imbaraga, nk'umuhanda Nyagatare Rukomo Base utuma imodoka zose ziva muri Uganda izishaka kujya muri RDC zitanyura i Kigali, umuhanda uhuza Ngoma na Nyanza, umuhanda wa Kivu Belt uhuza Rubavu na Rusizi n'indi. Kwiyongera kw'ibikorwa remezo n'imihanda byatumye n'abantu batunze ibinyabiziga biyongera. Muri 2011 ikigo cy'imisoro n'amahoro cyatangaje ko mu Rwanda habarirwaga imodoka 50,661 na moto zigera ku 40,000. Muri 2018 icyo kigo cyatangaje ko uwo mwaka wonyine mu Rwanda hinjiye imodoka nshya 755 zivuye ku modoka 7,000 zari zinjijwe mu mwaka wa 2017. Nubwo umubare w'ibinyabiziga wiyongera, ariko leta irashaka kugabanya umubare w'abantu batunga imodoka zabo bwite.
hakavugururwa urwego rwo gutwara abantu mu buryo rusange. Ibi bigamije guca umuvundo cyangwa se traffic jam. Ari Yusufu Mugwaneza, kora subscribe kugira ngo documentary nziza nk'izi ntizikagucike.